Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph yatangaje ko hateganyijwe impinduka mu bijyanye n'amashami yigwa mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye mu burezi rusange. Abanyeshuri basigarana amahitamo atatu y'ibyo bashobora kwiga bitandukanye n'Impuzamasomo combination 11 zari zisanzwe. Ubusanzwe umunyeshuri warangizaga icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye atsinze ikizamini cya leta gisoza umwaka wa gatatu yahitaga Impuzamasomo aziga muri 11 zari zihari mu burezi rusange, cyangwa ahitamo kwiga tekinike cyangwa imyuga n'ubumenyingiro. Kuri ubu rero siko bigiye kugenda. Mineduc yatangaje ko impinduka ziteganyijwe zizasigwa mu burezi rusange. Abanyeshuri bashobora guhitamo kwiga gusa amasomo akubiye mu byiciro by'imyigire, ari byo learning pathways bitatu, ari byo imibare na siyanse, ubumenyamuntu ndetse n'indimi. Mu nama ku ishusho y'uburezi mu Rwanda yateranye kuwa 20 Kamena umwaka wa 2025, Minisitiri Nsengimana yavuze ko izo mpinduka zigamije kujyana n'icyerekezo cy'igihugu cya 2050 gishingiye ku bumenyi no gutuma abanyeshuri barangiza amashuri yisumbuye bafite ubumenyi buhagije bubafasha guhangana ku isoko ry'umurimo. Aho yagize ati, ubu kuva aho dutangiye gutekereza ku cyerekezo cya 2050 gishingiye ku bumenyi, tugomba kureba inyuma tukavuga tuti umunyarwanda uzatugeza kuri icyo cyerekezo ninde, ameze ate, ateye ate, twamugeraho dute, twafasha abana bacu dute kugira ngo bazatugeze muri icyo cyerekezo. Yongeye ati, ni ngombwa ko tureba mu mashuri tukavuga ngo turigisha iki, turakigisha dute, tubwirwa n'iki ko abana bamenye ibyo twigishije, hanyuma rero tukareka no kubeshya ngo batsinze kandi batatsinze. Ubwo rero tugomba kuvuga ngo reka tubwizanye ukuri, reka turebe uburyo ahubwo twabafasha. Minisitiri Nsengimana yavuze ko baganiye n'abantu barenga 5500 barimo abanyeshuri, ababyeyi, abarimu ndetse n'abayobozi b'ibigo n'abayobozi mu nzego z'ibanze kugira ngo bumve icyo bababwira ku mbogamizi bahura nazo mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Aho yagize ati, ubwo rero twarebye turavuga tuti mureke ibi twita Impuzamasomo cyangwa se combination, ahubwo tugira ibyo twita learning pathways, mu kuvuga ngo ikintu wiga kigamije igice runaka cy'ubumenyi. Rero tugasanga ubigabanyijemo ufite learning pathways 3, hari imibare na siyanse, hari ubumenyamuntu ndetse n'indimi. Yavuze ko nubwo buri munyeshuri azajya ahitamo muri ibyo byiciro by'imyigire bitatu, ariko hari amasomo buri wese azajya agomba kwiga nta yandi mahitamo, arimo imibare, ikoranabuhanga, icyongereza ndetse no kwihangira umurimo, ari byo bizwi nka entrepreneurship. Aho yagize ati, hanyuma buri mwana wese ugiye muri iki cyiciro cy'amashuri icyo ahitamo cyose hagomba kuba harimo imibare, hagomba kuba harimo icyongereza, hagomba kuba harimo ikoranabuhanga ndetse hagomba kuba harimo na entrepreneurship. Izi mpinduka icyo zigamije ni ukugira ngo umwana azajya arangiza afite amahirwe yo kugira ngo ashobore gukomeza amashuri cyangwa se ajye ku isoko ry'umurimo, hanyuma ashobore no gupiganwa ku isoko mpuzamahanga. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA, Dr. Bahati Bernard, yavuze ko mu gihe bavugurura cyitabwaho cyane ari ukureba niyo Impuzamasomo ishyizwe ku ishuri runaka rifite ibikoresho bihagije n'abarimu bahagije bo kwigisha ayo masomo. Aho yagize ati, ibyo bizatuma izari nyinshi wenda zigabanyuka zisigare mu by'ukuri aho zigishwa neza kandi abana bavemo bafite ubwo bumenyi. Yavuze ko kandi ikindi kizifashishwa ari uko abanyeshuri bashobora kubona ibijyanye n'amahitamo yabo, kuko ibyari byinshi bizahurizwa hamwe muri bitatu gusa. Ati, yego sinavuga ngo 100% buri munyeshuri aziga icyo yahisemo, ariko nkeka ko bizoroha kugira ngo twongere ayo mahitamo kubera ko tuzaba dufite ibyo byiciro by'imyigire bitatu ushobora kuba wareba uko uhuza mu murenge umwe. Ibyo byiciro by'imyigire biroroshye kuba wabisanga mu mashuri ari mu murenge aho kuba wasaranganya mu Mpuzamasomo twari dufite zindi 11. Minisitiri w'Uburezi yavuze ko izi mpinduka zagenda zishyirwa mu bikorwa buhoro buhoro mu byiciro ndetse byitondewe kugira ngo bidateza ibibazo. Hazarebwa ku mashuri kugira ngo harebwe yiteguye kurusha andi bishobora guheramo. Nta muntu bizatungura, tuzajya tubivuganaho, twakira ibitekerezo, tuvugana n'amashuri kugira ngo bijyeho mu buryo bushobotse, noneho bikorwe neza, abana bakomeze biga nta mpungenge. Yavuze ko kandi abari kwiga Impuzamasomo zisanzwe kuri ubu zitazahungabanywa kuko bakomeza kwiga batyo kugeza barangije. Yongeyeho ko n'abarangije bafite impamyabumenyi z'Impuzamasomo zari zisanzwe nta kizimpinduka zizabahungabanyaho kuko izo mpamyabumenyi zabo zizakomeza kugira agaciro nk'uko bisanzwe. Ati, icyo bigamije no kugira ngo turusheho kongerera amahirwe abana tujye imbere kandi kugira ngo bagire ubushobozi bwo kwiteza imbere, ariko bateze n'imbere igihugu cyabo kugira ngo dushobore kugana mu cyerekezo 2050. Izo zikaba ari impinduka zimwe mu zigiye gukorwa mu burezi bwo mu Rwanda. Iyi yari Kora Media, naho ngiye wumvaga yari F Kora. Niba utarakora subscribe, ikore nonaha kugira ngo tuzaciganwa n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi.